sindagura fone ndacyacombetse sindasubira gucuruza nabuze igishoro none ngo irinde wampaye 100 babimase basi nimba mubifite mubime nisure kwicururiza hari ahantu urumva yamenyereye kunduga neza mvuga ati tayari nabandi bagezeho ati rero uyu nawe nahame hamwe yumve yuko nimba yaje ngo yaje kumukunda azi ibyo yankoreye ubwo nawe rero yazi ko yamugirira mu wese abadukurikira unge kumurogesha neza ubu ngubu Wamudiaspora na muziziki ntaziranye nawe wenda ndamutse n'ubundi nubwo wabo ari uroga ntiwarogwa mufitanye ikibazo ngombwa ngo uwo wundi waje hanyuma ndibuze ese mwagiye mutekereza mbere yo kuvuga ahubwo nk'uwo muntu wabivuze wasanga ari undi fani wenda ari wa fani wa Kiroso cyangwa nde yaragiye kureba atari fani ngewe Ese nanyangusuza kandi zirakomeze neza aho uri hose mu cyo gitandukanye burasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa Ceketu umugado kina n'abana ukina na nyina ni Kigali News 25 twize komeza neza mu bice muherereyemo turi kumwe na Fanny kimara kubona Fanny itekereza byinshi bigiye bitandukanye yakozwe byinshi yavuzweho byinshi aracyanyira muri byinshi uno munsi arasindwa kuba yararoze Wamudiaspora mu makuru nkuzaniye nuko arimo arashinga ko yaraze Wamudiaspora bari baje kumureba ikaze sasha nkora mu bwonko mukoze muze mukoresheje niki murakoze cyane banje gusuza nyine abadukurikiye tu basuhuze gutya ndabashuze mwese ibyo muri no misi kwanza umeze twambaye neza bakoze Ese ko duheruka aba bagutiza indaro bagutiza n'imyenda ariko kwambara n'ikibazo ntabwo nayicuruza gase kwambara ni byiza nyine ntabwo nayicuruza ariko bari kayicuruza ntabwo nayicuruza ntagirimo Fanny ndakubuze turaziranye ariko no kugira amari ukabona umuntu gutiza nabyo nta kibazo namaze ubundi se ko kubaniza bataniza ubundi ufite iki kibazo siko murambwirana nyine ufite iki kibazo bajye kamubwire rero umubi iteka ryose ahora yishingikiye Abanyarwanda mumeze gute abarundi mumeze mute abadiaspora mumeze mute bagana mugamba muri cyangwa muri Burundi sebo mumeze gute ingabo z'u Rwanda Defense Force RPF inkotanyi mumeze mute polisi y'u Rwanda tukomeze guhashya ahari igisamba hari hose dukomeza gutangira amakuru ku gihe kugira ngo ibisambo bigiye bitandukanye yaba ari babane Let's abantu ku matelefone bababwira ngo batomboye yaba ari babandi bashikuza abantu aho hose muzayakibona muzatanga amakuru Fanny ubundi warura aho meze neza yameze neza umwana ameze ate ameze neza azi kutakimugenda mujyana ese baniga bari kuntwara telefone sinaye mufite ubu rero yo niburira umwana nawe kujya kusaba kuki batatwa umwana ze bakatwara telefone nese umwana bajya kumumaza ikibazo nubwo nari kugira ikibazo cy'uko yagira ikibazo ubu rero niriwe nongera kwirirwa mujyana kareka ndamusiga nzi ko ntari butinde nkatubwira musigende musigira umukozi waje ariya ukeka ko habari n'abandi bana batoya nyine bari ubwo ni muri ruferina no n'abandi bana be ya saruferina umwana w'uruhinja w'amezi ari y'amezi n'amezi kwezi ni 5 bafite abana bakeya babiri rero n'umukozi bari bikubitaho akabitana n'uwanjye Fanny warebye video ya Blaze ari kumwe n'Umudiaspora warayibonye neza ibyabaye warabibonye uramukora n'ubwa mbere mu cyangwa n'ubwa kabiri ubwambere ubonye bara kuri yawe ubonye kuri yanjye nyine uravugisha kuri sidakubeshya mu mwanya kuri kwa no ku ubwo urumva ngiye mfite umwanya kwita kuri Blaze n'abagore agira urumva mfite umwana cyo biti nk'agasubizo nyine urumva mfite umwanya kwita ibibazo mfite ntago bihagije rero ngiye kwita no ku bibazo bya Blaze n'abagore ari cyo muhuriye ese ura ni umugore wa Blaze ndabizi cyo niyo mpamvu wabikoze nyine ko wenda ukeka ko umugore wa Blaze nakubwiye biravugwa
bivugwa nande kuri mukobwa bivugwa nande mbere yuko anyuraho wait bivugwa nande mbere yuko bivugwa nande nsubiza ababivuga bande abo bose batagize bamurwaje ni bande bakubonanye nawe ariko noneho ndo kwera Imana azakira arimo aravuzwa Yesu yawarubizi n'ikindi ndaberwa serera zanyamana ndaho nifite ibibazo ndi kurwana n'umwana wanjye ndi kushigwana ko nakongera hiboneye igishoro abagore ba Bureze uracyabanzanira mu mutwe mane ariko Bureze uzi ko umugore wa Bureze ari wowe yabyaje ngiye Bureze afite abagore benshi abankubitaga mbana nawe ntwite ndura amateka y'ibyabaye turi mu mwaka wa 2023 Bureze afite abagore benshi kuba ndi umwe mu bagore be rero ntabwo bivuze ko hari ikindi panga nawe byararangiye byanye nawe mfite umwana we nta kindi kintu panga nawe ibintu bimuri mu diaspora ariko ni umufana yari yaje cyo kubareba ageze ngo mu Rwanda amakuru mfite wanzu nyumve ngo murahura mukimara guhura ibyo bintu wabikuye mukimara guhura bagusigiye amadolari 100 ngiyewe fani uretse gato nkaba ndahanga ntarasubira gucuruza akaba yarampaye amadolari 100 ariko naro ushobora yuko kuba urumva hari ikibazo ufite gikomeye ikihe ugatugikemura uretse kumvugira iki sindajya gukodesha inzu ngo nsubire kwibana icyo ni icyambere sindabona amafaranga sindagura telefone ndacyafite gatuje uri kunyumva sindasubira gucuruza telefone zitakingaho ni yandi ibyo ngibyo baranizura mu mama tubanaraniza hano nashaka gusobanukira icyo si ikibazo sindagura phone ndacyacumbitse sindasubira gucuruza nabuze igishoro none ngo irinde wampaye 100 babimpaye se basi nimba mu bifite mubime nisuriye kwicururiza hari ahantu urumva hari ahantu ukora ibiganiro urahirika sinti ahantu ho mwahuriye ahubwo we urumva murahura mubwira yuko ugiye muri interview urumva ahita avuga ati reka nshaka isiyaka ampuza na Bureze ahubwo umukobwa yamajije kuza Bureze yavuye ahantu mwe muri kumwe aje kundeba tayari wamaje kumurangiza wamaje kumurangiza ibyo ninde wabikubwiye mamagare Bureze tumubaze ko ayo makuru atayazi muhamagara umubazi nimba yaramboye ndi kumwe no ayo makuru ajya yumva yamenyereye korogazi ko ngendoga nkawe ariko mwaya murongo wa telefone Bureze tugomba kumushakaho ku murongo wa telefone Bureze ambwire nimba ayo makuru atarayumvisha ko mwabonanye mwamara no kubonana nyuma yahavuye aje kundeba mubamuhaze mukore mu arabyo yanyu Bureze asanga ubwo burozi bubaye ngo nanjye kwirogera ibaza ahantu ataje kurwara ubwo burozi bubaye ngo basi ubu nananirwe nimba tuvugisha ukuri waruga n'umuntu ufatika uwo muntu abagore ba Bureze kuko nta numwe uburi seri ufatika urimo uza abantu bari muri Kigali ukuntu bangana cyane na telefone mukuru yarayimbye ati uzayigumane kuko ushaka gusanga n'ibindi byishimo nukuri ko Imana mwaragowe ndumva mwana nataye n'umutwe ubwo rero mubuzi byo muteka imitwe fani naragowe itsindi gihe Sianda biyamye nge nababwiye ko ngewe na Bureze twarangizanyije ibyiwe n'abagore biwe ntago bindeba na Bureze ubwo rero yamuroza naragiye kubikiraho umva muzane muvugisha nasubaye Buretse gato Bureze shavuga mani uva no imyoteta wangaho ese ni muhamagaye cyane muhamagaye man usubize ibyo ndi bukubaza nakupe umuntu mwagiye mutekereza mbere yo kuvuga mujye mutekereza mbere yo kuvuga sibyo yagahinda nifitiye ibibazo nifitiye ntago mfite umwanya wo kujya kwiruka mu mwabo bagore ba Bureze uri kunyumva iryo zino wahamagayeho ryatorewe ryari nibyi umva se man mba ngubwiye ejo muri turi kumwe nagusanze rwaje wa mukobwa igihe twari dutaje security yafashe kamera yaje mu dusibyo twe twafashe umukuru wa uhura mukobwa yavuze gute uri fa nano ndacyayifite urabizi nyine amakuru avuga nuko yavuye ngo kwa Fanny yari byo amaje kumushyama akagera hariya nyine byanze ubwo ryine mugira kwanje
ibigoryi ntabwo mugira konje nta n'ubwenge mugira bire kuri ibi ngibi urakoze umbase uracyamurwaje se yabuzwa n'iki kumurwaza se naho murwazi n'umugore we ariko ikindi nanone wananiwe no kurwaza umugore ngo ugure umwana amata Wamudiaspora yubaho najya kwitaba bre biro kwererera atandumva ntazi ibyo bari mureke mane rekana n'uyu muntu uriya mukobwa kuri wowe yigeze guhamagara njyewe nasanze nimero yampamagaye sinayitaba inshuro zigera muri zingahe nta nimero nigeze nitaba uri kunyumva nasanze yanampamagaye mu gatushi ndaba ntibonera amayinite ngiye guhamagara uwo muntu nsanze yambuze ese nawe uriye nawe usibye ko nababonye mu kiganiro ngo bureze ngo yawereye nkavuga ati ibyo ni bya bintu nanjye ngo umugore we ntabwo umugore we ariko ni umufana nkuko umufana yava hanze akadafunda it's fine abo mbizi yamenyereye kunduga nahise mvuga ati tayari n'abandi bagezeho nawe ati rero uyu nawe nahame hamwe yumve yuko nimba yaje ngo yaje kumukunda azi ibyo yankoreye ubwo nawe rero yazi ko yamugiriye mu wese abadukurikiye bureze tuze ngo yari gukoroba twe twabonye waroze mo kubwo mutipe ngo kamwe konye arewe ndashaka kamwe konye wese ntiyabisobanuye ko ari umuntu wamuhaye imiti bureze nagize uruhare kugira ngo uvurwe azanura muganga atamuzana se so uramuhaye ibintu byo kugira ngo ame nuri yareka muvuze uko niwe uza hano ibyo kugira ngo arware byaturutse amuvuza azafiti ntabwo mbizi nimba ari mu diaspora se avuga ko yamaraye amadolari 100 yabujijwe n'iki kwivuza basha kuvuga gusikiza ariko yitabwaho ariko nanone mukuru we yaravuze uko yagize nkuzi nabo babreze simbazi ko abonye ese akambabara pe tuzajya ari kumusura basi muri jewe ngiye gusura abo bantu babreze ngiye mu buzima bwanjye umva rero reka nkubwize n'ukuri reka nkubwize ukuri sibyo nkubwize ukuri izi gwasirira ntabwo nari nzirutse za kera n'ibiki umva nkubwire ndi ngenyine nakubwiye ko ndi single nakubwiye ko ndi kwiyitera ku mwana wanjye ibibazo mfite mu mutwe wanjye ni byinshi ntabwo mfite umwanya wo kwirirwa njya guta kuri bari uri kunyumva ubu se nananirwa wenda kujya kwirebero ubuze amafaranga yo kujya kuroga yo nabayakuye nabuza yo kurya nabuza yo kugurira amata umwana ngo ndajya kubona amafaranga yo kujya kuroga ako mwagiye mutekereza kabiri mbere no kuvuga nawe rero bagubwira ibintu kabapanitse mu mutwe kaza kunsakuriza ndi umunyamakuru ncuruza umuntu ingunguru 140 z'amagambo uri umunyamakuru bivuze ngo uje kunshinza ibintu ntabwo nagushinjize none saka bimenye ziko panatoro umurozi ikintu icyo nicyo mubaza aha abo ngo nazo na buraga tamubita n'urushyi ariko ntago ari umurozi ariko umuntu ni mugari ese yareka nkubwire ubwiza ukuri mutayi wenda wabonye hariya uza kungo kundeba njyabandogaga nuko zamani ntabwo mbizi sindakora kurozi sinzi uko bisa imana izanabondira ibyo bintu simbizi kuba barandoze nkakira imana ndayishimiye sibyo umuntu wese wari we wese simwitayeho abo bagore ba bureze nabibagiwe bureze nta kibazo nyifitanye nawe twararangiranyije ari ukwe naye ndukwanjye ni gute umbwira ngo ndajya kumugenda uguteze abagore afite uburenganzira bwo guteretwa nkuko nanjye umunsi nzumva nshaka kongera guteretana cyangwa se kongera gukundana nzabikora ariko ubu ngubu nta burenganzira mufiteho nawe nta burenganzira afiteho cyakoze naramubwiye ngo umwana azaza kumureba kuko n'ubundi nta kindi kintu yamfasha ahubwo nimba ari ibyo aho agomeje no kuroga abandi bakobwa nazangarukire kundebera umwana atazamuroga amakuru y'uribaza amakuru y'uribaza ni meza arinda kubyara vanga ariko ntabwo murategura ngo agatwiko kadanje efo byadanje ese amafaranga yazaguzemo imyenda y'umwana yanjye ko ese yakubwiye ko yabuze imyenda y'umwana wategura ikirori unacyo kuryo ufite ako yandika mbibira bari umurenge it's okay nyine imirengwe ibifite ba nyirayo siko tari ngiye bikoresha kandi nayo ubanye na bureze neza barakoze iriya bibika cyabyo rero nyine wibinyibutsa byararangiye tuzazigarukaho oya byararangiye ariko nta nibirenze ubwo umunsi nugera gutwita kera ubwo ibyo nzabikora ko nibwo nzambifite umwanya ndafite itushi reba ko naka gapapuro katangiye kugiramo
kakandi ngira ubu rero mfite umwanya wo kujya kubirirwa mvugana n'abantuzi urabiteganya kugira uti kongera gutwika ya ntago ari vuba kuri se yari yakura ntabwo nakurikiza umwana wanjye atarakura ataragize n'imyaka 4 kandi ntabwo nzongera gutwita ariko mbana n'umugabo ibintu byo kumbwira ngo ndakundana n'abahungu ngo ndyamane nabo tutarabana ntabwo byabaho ubibutse ubwenge buje ubujije buhise ariko ntabwo ndabishimira abana kuko yamaye umwana rero ibintu byo bindi ngiye kuvuga ngo ndajyamo wapi ibyo narasezereye narakatiye n'ukuri pe bureze we azatereta abakobwa ashaka umwana we arabizi neza ko hari buri kimwe cyose ariko kuko n'ubundi nta kintu nigeze mfasha ntigeze amana amata y'umwana rero kumwe ndamugendaho wagenda ku muntu ufite icyo akumariye wenda ubona abandi bakobwa baje kumutwara bakavuga ati wenda ndamuhombye nimba ari amafaranga yagiye kuma nimba yanyishyiraga inzu ndabihombye ngiye wenda gukora ibindi cyangwa se ngiye kuzaya mbyimenyera ako ni gutumbwira ngo ndafura umuntu utaramana igihumbi cy'umwana ngiye kumurogesha neza ubu ngubu umudiaspora namuziza iki ntaziranye nawe wenda ndamutse n'ubundi nubwo wabo ari uroga ntiwarogwa mufitanye ikibazo ni ngombwa ngo uwo wundi waje ese mwagiye mutekereza mbere yo kuvuga ahubwo nk'uwo muntu wabivuze wasanga ari undi fani wenda ari wa fani wa Kiroso cyangwa nde yaragiye kureba atari fani ngewe bafani ni benshi rero bro bafani ni benshi Bureze yaterese benshi sinzi amazina yabo yaterese uwo mufiyemeri yankubitiye iwe numwite wa mufiyemeri yirirwaga avuga Oliva nawe twatondikenganaga kuri nuza uwaje kumubeshyera ngo yamuteye inda binyuma akamenya ko tabimuteye abo bose n'abagore yagiye arongora rero ngiye ntago mfite inyuma yo kwizanya nibwo inyuma ya Bureze kandi ikindesiya mubyo uzajya imbaza byose uzongeye gushyira mu Bureze mu mutwe wanjye sibyo none fani ndumva ko cyangwa nakwishimira ko wazatuya gusura mukobwa gusa kugira ngo umuntu mugereho biragoye no isiyaka no njyewe nkubwizo kuri ibibazo nifite ni byinshi nta mwanya mfite wabari uri kunyumva mfite kwiyitaho mfite gushaka amafaranga ajya kwikodeshereza nkava mu icumbi ry'abandi ndimo uri kunyumva birambangamiye mfite gushaka amafaranga nkagiye nkasura gucuruza uri kunyumva nta telefone ngira urumva icyo ngicyo cyo kindaje ishinga naniko kwita ku mwana wanjye nita ku bibazo byanjye ungiye gusura abagore ba Bureze ngiye gusura abagore ba Bureze ngewe none se Fani hari umuntu wamusura avuga ati ko Fani afite amaboko n'amaguru yashatse ubundi bushobozi kugira ngo agire ndi kubushaka nyine shakira umwana we ndi kubushaka nibyo bindaje ishinga nibyo bimpangayikishije ibyo byo kumbwira ngo ba Bureze ngo bande bose nakubwiye ko ntabakeneye mu matwi yanjye ubundi kucyo banzaniye umutware wawe kuba ari umutware wanjye ni papa w'umwana wanjye ko nta kintu amamariye rero reka nkubwize ukwesiya ubutaha ibyo tubirihorere abo bakobwa sajya kubatereta n'amafaranga afite icyambere cyo nkubwire ubutaha sibyo mu bintu byose uzongera kumbaza ntuzambazemo Bureze ningira umukunzi nkagira umukunzi nkafata umwanzuro ko ngiye kongera gukundana umuntu utazankundira umwana umuntu utazita ku mwana wanjye nashaka ngiye ntazanyiteho ariko zita ku mwana wanjye amenye ngo umwana wanjye icyo ashaka arakibona uwo muntu ntago nzavugana nawe umuntu utazita ku mwana wanjye uko niwe undayishinga Bureze nagende azatera indahandi kuko na Oliva yaramuteye muri umwana no we ibyo ngibyo ntago bindeba abavuga ko mu Burundi rero umwana wa Oliva babyaranye mu cyaro kandi nahise namufitiye umwana umwe muri mfura ya Oliva ntiyamuteye inda naye mfite rero azajya natera ahandi agiye kongera Oliva nababyara atera ahandi Oliva agiye kongera nababyara atabyara se umwana no mugisha rero ahubwo ikibazo nuko base babigize ibimara tukabagaho amugabo kimaro baho iyo babujije inshingano zabo rega mujye mutera inzu muzabasha kurera amana naho ndebe wowe ko utabagira inama kandi uzi neza ko ubarera noneho nicyo kibi cyawe ubica mu mutwe urifata wewe uzi ko uratera n'impanga bakaza ukabarera ntabwo umugore wawe mwatandukana n'umusore ariko kuki wirirwana n'ibigoryi nka biriya ngereka njye nanabatuka ni ibigoryi nigute utera inda ukihakana umwana Bureze naramukundaga kera sibyo
nubwo twahoraga dusira hamwe naramukundaga ariko ubu ngubu narakarabye bureze no mu bitekerezo mfite nta urimo no mu bitekerezo mfite nta bahungu cyangwa abagabo barimo mu bitekerezo mfite ni guteza imbere umwana wanjye akakura neza akamera neza ahubwo kireka hari nimba hari izindi gahunda bafitanye da zo kugira ngo bagaruke ku mirimo ariko ngewe bari abantu narabasezere kandi si ntuzonye no kubambwira amanjye ntabwo mbikunda sibyo kuva bureze cya igihe duhurira mu kiganiro nkabona ari kwigira ukuntu nawe bikubwiye ko ntazongera guhura na bureze gutumunzanira mu mutwe nzasanga muri ko njyewe fani dore n'imbere y'Imana nongera kumbana na bureze sibyo nawe abafana babyumve niba ngera no kumbana imbere ya bureze uzavuge ko ndirigihage bivuze ko nta kiganiro na kimwe uzagura muri bureze iki kimara iki ndi kumenya ibyanjye bro nawe namenye ibye uri kunyumva ndi kumenya ibyanjye kuko ndi kwita ku mwana wanjye niwe ngewe umumenyera buri kimwe bureze aba ari ukwe nawe ari kwitaho rero mujye mumbabara mungabanyirize stress izo mba mfite ziba zihagije sibyo nanjye Imana ifashe Wamudiaspora abandi akiri kuko ibyawe ahubwo abantu b'abandi bazajya baza bakabapfira mu ntoki ngiye nicyo kibazo ndi kwibaza ese ko yabunaze mbona muhobeye nabibonye mu kiganiro bose uyu bureze nawe amugize nk'uko yangize none se ubundi kuri kuvuga ngo yazaye ngo umuntu ngo ankize atamuzana si wowe uzi ibyo yari yakoze rero ni hahandi nabwo nawe gumeza mu rwaze kuko iyi ndwara arwaye arayizi indwara arwaye bureze arayizi niyo mpamvu agombeza kugira umeza kumugwa none se njye kuyamuzi yanzaniye umuntu umvura ariko ziko wasaze yarandoze yanzaniye umuntu umvura ubwo yabuzwa ikitse kumurwaza bamwerekana nako amubwirira none urabigenza ko kumurwaza uzi ngiye ko yamvuje ntago yaragesheje ariko yagwaze bureze aratibika ariruka aha nyine se yabuzwa niki ngiye se ajye kuba matwaye turi kumwe niyanzaniye umvura bivuze ngo dukeneye kuvuza bureze ahubwo bureze bamugana akeneye no kuvuza ariko uyu yasi no kuvuzwa oya umwana abandi maze tumuvuze cyane mu muvuze pe nkuko siniba mbivuga hanga imbere y'itangazamakuru ngiye nkunda wa diaspora ariko ntukambire kubera tumenyere bakandi none se si bamfasha cyamena kayenye ariko ntabwo bara cyamena kayenye none mukomeza mujye mukankandira rata ngene umuntu uzakankandira no kuri kwimana nzaza mushimire uko niko kuri rero kumbwira ngo umuntu ajye kwirirwa avuga mani ese umuntu yaba yamaye 100 nkaba mfite no gatuje hari indi telefone wari wambona sanga kubera ahantu nabonye uba ari mu mwobo utinya kubaza gucapura oya si kubana mu mwobo ko uriya mu mama afite telefone uretse maze se gusobanura uriya mu mama afite telefone sibyo telefone yiwe ajya amasomo card ebyiri rero ndafata nkafunguramo WhatsApp yanjye indi WhatsApp ikaba ariye ubwo ngubwo nyine yatashye nibwo neza WhatsApp nkayikoresha ubwo yadatashye nyine yatarataha ntago nabona ko nyikoresha rero nanze kuva ku murongo burundu kuri noza ndamugati basi ntiza nawe mbere imfura n'undi yemeye kuncumbikira ntago yakwanga no kuniza telefone muncate n'abantu nasanze bayandikiye sasa rebe byanuza bya bureze nibye reka bureze uko ngiye mumvane mu byanyu nimba ari umuntu warwaye wenda yamugiriye impuhwe bamufashe akire avurwe akire ariko ngewe ibyo nitayeho muri iyi minsi binandaje ishinga bimpangayikishije ibyo ntago birimo bureze ntago arimo mu bitekerezo byanyu ubundi kuki uko muza kumungarurira Imana kunye neza kandi Imana ikomeze guguha wahera hakurya no hakuno Imana ikomeze kugukuriza umwana mu mahoro Imana ikomeze kukuvanaho ndasanga yashimiye n'abadukurikiye muri komanteri nimwege mumbwira icyo ngomba gukora ngendera ku bitekerezo byanyu inama yarize nujye ubona kaga fresh k'umutima na like ujye unyaka n'injya biguhaye kugira ngo twemezanye nimba ibyo wavuze ari ukuri zagorera hano batumije Imana ikurinde si urakoze ko nuzongeye kumbwira bureze mu mutwaye uko ntabwo bureze ntabwo nkimutekereza hari byinshi ntekereza sibyo subscribe like share na comment kuri Kigali 24 Kigali news 150 baduhariye muri gane bye bitandukanye nizere ko ukomeje kuryoherwa